uruhago rw'umuntu ni kimwe mu bintu bishobora kumuha amahoro cyangwa n'ibiyamuhe. Uruhago rwawe iyo rwuzuye rugutegeka neza ko ugomba kujya kwihagarika, bitaba iby'umubiri wose ukazahara, ugahura n'ibibazo ndetse bikomeye cyane. Iki gihe n'iyi nkari zije umuntu ntabasha ufite bwo kuzihagarika cyangwa kuzigenzura akanya gato, aho uri hose zihita zimanuka ukinyarira. Overactive bladder OAB, iyi ni indwara ikunze gufata umuntu igatuma umubiri wose udashobora kugenzurwa igihe cyose inkari zije. Ubwawe nta bubasha ufite bwo kugenzura inkari zawe, aho uri hose uhita winyarira. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi ku isi bashobora kuba barwaye indwara, ariko bamwe na bamwe bitewe n'imyenda bambara n'imyambaro bambara bikaba bidashobora kugaragara hanze mu gihe umuntu ari kugenda cyangwa yicaye. Bimwe mu bitera iyi ndwara harimo kudakora neza k'uruhago, kabone niyo rwaba rutuzuye. Hari nubwo biterwa n'igice cy'ubwonko kigenzura uruhago, stroke, kwangirika umugongo no kujya mu zabukuru, aho imikaya iba itagikora neza. Guhindagurika kw'imisemburo ku mugore gucura nabyo bishobora gutuma OAB izamuka, kuko imitsi bidakora neza n'umugore utwite nyababyeyi ibabyiza uruhago, bigatuma inkari isohoka gake gake. Nubwo abantu benshi bakunze gukerensa iyi ndwara, ni imwe mu zizahaje abantu ku isi, kandi zishobora kuvamo izindi ndwara nk'uko inzobere mu buvuzi zibigaragaza. Umuganga w'inzobere mu kuvura indwara zifata imiyoboro y'inkari mu bitaro byabaho, Dr. Jonathan Tedia, uyu muganga yasobanuye byinshi kuri iyi ndwara ikunze kwibasira abantu bakuru bari hejuru y'imyaka 40. Dr. Jonathan Tedia yagaragaje ko bimwe mu bimenyetso by'indwara OAB harimo kuba umuntu uyirwaye aba akunda kujya kwihagarika inshuro nyinshi ku munsi, yaba ku manywa cyangwa nijoro. Ibi bishobora gutuma umuntu yihagarika inshuro zirenze 8 ku munsi niyo yaba nta kintu yanyweye. Ati ukubwa n'inkari bihutiyeho ndetse no gushaka kwihagarika cyane ku buryo udapfa gushobora gufunga inkari. Uyu Teddy yakomeje avuga ko kubera iyi ndwara uyifite ahora yirukanyira ku bwiherero igihe cyose yumvise uruhago rwuzuyemo inkari, agahorana ubwoba bwo kuba yakwinyarira. Dr. Teddy yagaragaje ko iyi ndwara kenshi ikunze kwibasira abantu barwaye diyabete ndetse n'abantu bakuze cyangwa abantu bakunze kunywa ikawa n'inzoga nyinshi. Kenshi iyo umuntu afite iyi ndwara cyangwa ari hejuru y'imyaka 40 aba afite ibyago byinshi byo kuyirwara. Abagabo bagira uruhare rwa 20 kugera kuri 30% byo kurwara iyi ndwara. Abagore bagira uruhare rwa 30 kugera kuri 40% byo kurwara iyi ndwara. Dr. Teddy Jonathan yavuze ko umwe mu buryo bwo kuvura iyi ndwara ari ugusaba umurwayi uyirwaye guhindura imibereho ye ya buri munsi. Mbega umurwayi asabwa kugabanya isukari yari asanzwe anywa n'ibindi. Ati abarwayi bagirwa inama yo kugabanya ikawa, ibyo barya, ibyo banywa birimo isukari nyinshi, ibiryohereye n'ibyo kurya birimo urusenda rwinshi. Ibi byose bigomba kugabanywa. Dr. Teddy Jonathan yakomeje avuga ko abantu bakwiriye kuzajya bakora imyitozo kubera ko ifasha gukemura iki kibazo cyo guhagarika bya hato na hato ku munsi, cyangwa kudashobora gufunga inkari umwanya uwo ari wo wose. Bwana Dr. Teddy Jonathan yerekanye ko mu gihe ibyo byose byanze biba bishoboka ko hakwifashishwa imiti igabanya ubukana bw'indwara. Uretse imiti, umuntu ashobora guhabwa n'imyitwarire umuntu agomba kubigiramo nk'uruhare nko gukora siporo n'ibindi. Umuntu aba agomba kwirinda imbuto zirimo acidite n'amasukari yo mu nganda. Imibare igaragaza ko OAB ifata hafi 17% by'abantu bakuze. Abagore baba bafite 30% byo kuba barwara indwara. OAB ifata abantu benshi ku isi, ariko mwe ntabwo bazi ko bayirwaye. Bamwe barayigendana, ariko bitewe n'imyenda bambara ntibashobora kumenya ko banihagaritse mu myenda yabo ngo bamenye uburyo babikemura. Ibi bakumandika hasi ukora n'inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment.